utunzwe n'iki? ntacyo. Kizaza. Game over. banza igikosora. So wakora iki? Ni dogiteri. Shawe kwabyutse kare mwana. Shabyihoreye man. Ahubwo se wowe biba bimeze gute? Shana isaha gake y'amana. Ese ubu hano no mujyi mwana twawugendamo gute mwakona inzara yisha abantu. Nawe ni gake se. Arakaye. Ubwo waba ari gake ukaba ukiryamiye isa. Ni gake mana. Ese mwana nyine karukubura uko umuntu abigenza. Nta kazi nta giki. Shaba Nyemba ngomba kwiryamira. Shaba bigaragara nyine kuko uraryama ukabona ibitotsi nkaho ugiye bujya guke nagowe. Ujya wiryamira mwana, jya wiryamira byo ubuzima ni hatari. Ako se mani waryama muri uruzu rutafite inzugi ubu boss naza gukinga urumva bizagenda gute mani? Tuzajya mu iteme mwana, ese ibintu ntago biba byumvikana. Nuko uzajya mu iteme. Sininzi no kubikinza imbeho inzara iki. Nicyo cyakubuje kuryama. Yaba we ahubwo se mani imisi usigaye umindira muni gute wowe nifata buri gihe ngashaka iposho wowe ukaza uje gose. Umva wigira ikibazo. Hari akajobu ufite. Amva we urire giseho. Ndiredi niyo icyo byasaba cyose nta gikora. Hari ahantu rero nabonye haje akana k'umukire kagiye gusura sekuru. Tujye kukareba tugashimute. Cyo nzi cyo ndabiza araduha amafaranga. Icyo gitekerezo ni wowe ukigize se? Ni njyewe kuko njyewe maze n'igihe kinini ngibaza. Uri ready? Ndi ready. Urabutanyinisha wapi kuko ushobora kugenda ngahita afata n'ibintu kuko uwo mwana ndi wundi turamutsina niyo ushaka bisaba iki. Tugende ngiye cyo nzi cyo nta netse nge ndabizi neza. Tugende. Okay ntari bibi twifatira umuhanda. Tugende. So kuko badaye mukora ko nagira ngufashe. Nari bimwana. Yagufasha nari. Babahaye ibiki? Abana bibe ariko wandika nabi we. Ngaho rero ubonyere umbwire umukuru babahaye. Mwese mbona bitagoye. Uturere tw'igihugu cyacu ntabwo tuzi. Nitungahe kare? 13. Yego sha munasi napfa ndumva urabizi. Ibakuye bababwiye ko mwese bababwiye ko imirenge ari ingahe? Ni 10. Ni 2. Nuko ko numva uzaba wa mbere. Uzaba wa mbere. Kizaza. Yego. Nka buriya. Ari bobo. Waje fa bidire. U Rwanda fa ruzi ko rugira inama 32. Byose ugomba kubimenya kugira ngo batazagira inuza. Kugira ngo batazagira ikibazo bakubaza kigakunanira. Kandi narakwigishije. Ntabwo ushaka yuko so azava ngo aho wagiye kusura wabaye ikigo. Nta kindi kibazo ufite? Oya nibyo badutegetse. Ngiye kukwigisha rero sasa. Tugiye kuva mu binyarwanda tujye mu mibare. Tujye mu mibare ko buriya abanyeshuri benshi imibare irabacanga. Barara ko tukiga nta kintu cyatugoraga. Twinginye. Niko. Gatatu dutangije gatatu ni kangahe? 60. Aha. Rero shakura. Uno umuntu w'umugabo wundi wakurikije suku. Ubwenge bwawe neza n'aho bwa suku. Yewe. Reka mbe ngiye kwihagarika. Ndaje. Ngaho rero bakore tini ndaje ndakubaza ibyo wize. Reka mbe ngiye kwihagarika. Kizaza.
gatatu gukuba kane ni kangahera ni 10 harya ni 10 ra ari bobo waje fa bidi rero Enu yala kali daga cyakena kiri hafi ngo wokatsindwa utangiye kuvuga cyane we tuhageze tuvuze cyane ceceka aho ngo tugende dukore diro tujye kubigenza urabyumva tugiye kugenda tugafata n'udude yabaye ni ivubi byabaye birebire urayana kwica dukoresha ubwo buryo cyangwa cyane komera kana komera komando komera meze gute ni sawa yagiye ahantu ari aya nago nahababwira kubera iki uri muriga turashize no duki imibare Jesus nakwigisha ikegwe twarangije amashuri yisumbuye abo ngabo mwigisha urabanza umbwireho sogokuru wawe yagiye oya hambye ndakwigisha imibare urimenye oya sinakubwira imibare ntago igutsinda mu ishuri ibyo kubwira wowe mbwira aho yagiye ndete muke oya sinakubwira oya hambwire none se ola nari birimo biragenda mu mibare aya kuri nakana keza cyane kandi buriya birimo birajyamo rwose cyane mbega uri muri guduki tangira utubwire twumve ko ibyo urimo uravuga twaba tubizi harya kabiri gukuba kabiri ni kangahe ni 6 oya ni 2 oya ni 2 ni 32 Imana y'u Rwanda sisha we warasaze ibyo bintu urumva biba oya ni 2 ni 2 ni 2 ni 6 ni 2 6 mani ni 6 6 ngiye narizere uze no kureba kuri Marura sanga ari byo ego wowe biba biriho rwose wumva nakurangira no hubwenge goro tugira papa yawe aho yasogoko wayagiye oya hatubwira abana nkamwere hatubwira ariko kirakagurira nabo wambona arazihaze sogokuru azikugurira arazigura byata ipaki umunsi nta mandazi noneho yababawe noneho nuriya duhuye agiye kuzikugurira agiye kugurira bombi n'amandazi byose araza yego noneho tuguhaga umurado aya mushaka mwakwigendera umva rero we komanda akantu nzi ndi buguhe ukahita wumva kararyoshye ukagakunda ni nk'agaki ikintu bita igifenesi arakizi se wapi tubwira nibona ahari ngende tubwira ahari kwa jina la Yesu yagiye kwihagarika kandi aho yagiye harimo nka metero 30 kugira ngo ahagere yagiye ku muturanyi oya niho wese yaciri irimo muri metero 30 kugira ngo ahagere mukanya arabaje none se ko dushaka ko tujyana mwaye niye turijyanira wowe turahita tuguha icyo gifenesi twajyana nataza aho tugiye wowe urahabona igifenesi urahabona genda ukizane kisangisha akomana kurushya akundi twanga urarushya rirafunguye imana izaguhana urarushya genda mukizane tukirira nyine tugende genda haguruka nyine tujye yambambuje barambujije mbwira urabyumva ibintu byo kuzana intumwa guhereye twagenda tugusiza urabyumva turagenda ku neza cyangwa ni turagenda wanze ubikunze cyangwa ubyemeye ngiye bambujije funga amakaye ahubwo funga amakaye OML? Okay. People were all that. Chijoke. Bayijani se komera ukari wa musaza yasubiye mu ishuri se cyangwa bari kwigura yiyo
irashobeye. ese gashobora waje kukura Baija bimeze gute? Naje sanga nuhari nyuma. Imoni karagaye yaturutse magana. kandi niyo umwana wanjye nawo yarari muri musane makoti nahageze ngagiye kuzana agatego ngo bawicaye Shaka kanya nanjye sanga ko hari akanogo kari hano. Avuga ati se Baijani hasigaye ari kwiyibutsa tumeruka wiga mu karindwi gihe ndi mu gatanu nkurikira ariko waruzi ubwenge ibintu byo kwiga nyine bikakunanira ukomeje kubikurikiranira mu rugo cyebwo byari bishobeye buriya rero jewe wanye makuru ikindi hano hawo none sinzi kuntu we komando ariko ese wagiye nese ubwo yaje kugusura ryari yaje maze iminsi Ritse ubwo yabatangiye kuyikatago yose oya byazo kunze Yerenda zamurigase mu birenge yarataravuga numva yanze kuzagiye nago yagaruka muri iki Kigali abana bo bunicakura muri iki Kigali kumba kwikatira reka mbere ahageze nubwo yakumva akabaro kidunda ku mpande yasimbukiramo ese ntiyahitaza oya ngende umutima ruri kusimba urutima ruri gukubita ngayo ngukore ahubwo reka tujye kugira wamuhamagaye kumva ko atarabucyaho kasi muhamagaye mu kanyara ye komando reka nawe uri hano ufite imyuka se we komando ntaga nahangiza ngo ugiye kuba ngo kumanyeho wewe kwiguhamagara wewe kwikomeza guhamagara ahubwo tugende tubahirire tumufashe tumuhirire ise yanyici ntago nazamukira ariko ndi kuza hano nje kukureba ubu nanje kukuranga ngo nkugurira agacupa naje cyane mbona hano ibintu biri kusharagatanya ngira ngo nabantu barimo baragabaninya murabizi ko najya ngira amerwe gihe iyo fashe umuhanda mbaje mbona bisharagatanya mbona abantu sinabyitaho ndiyizira ko numva nanjye igitima kindiyemo ukuntu aho niho turi buhere tugende tuhahere tugende Rwana we rero twageze bonja kuzamura iby'amagambo ahita umbona Baro wacana urabyumva cyo higize rero ubwo wageze mu isitamana urabyumva sinago kibizi ubwo ngubwo ugiye kutubwira ibintu byose tugiye kukubaza nta bintu byo kugenda vanganya wundi akora iki ntabwo mbizi papa wawe ntago uzi icyo akora mama wawe akora iki utunzwe n'iki ntacyo Game over. banza igikosora so wawe akora iki ariko Baija hari abantu njye nabonye yambaga agapira k'umweru sinabitayeho ariko njye ntababonye kabisa Ari bobo. turabude ko turababona Baje fa agapira k'umweru njye umuntu nzi wambaye agapira k'umweru muri nokayise ni nyawo saba hariya nta mukete kagenda ahantu hatandukanye ariko hari nkunda kubona aho yibanze biragenda bahinduranya ntuzi se ko ari abarara b'uyu mugi reka tugereyo turebe nawe reka tuhagere reka naho tuhagere ni dogiteri kare kose wari wigize amaki amakiza afite amafaranga ngayo kuri konti miliyoni 5 miliyoni 5 okay ubwo bwaduhamisha tu asigarana iki mani gifite amafaranga igisaza mani kihore ubwo urwariye mani reba ubwo urwariye kuvana dufite inosenzi yiwe nimero za Sony urazizi aya ntabwo uzizi ndazizi iyo utazivuga se nk'umuntu abanza ahita gukuramo ingoro naho ngaho nabonye bakunda kuba bari hano muri kavu yacu ndetse gatinya nk'abasirikare
kunyonyomba ariko mbere yuko twinjira naje uri kumva ry'umwana barimo baha kibazura ari bobo baje pa bigira ndetse tubagwa gitumo umva rero ariko amafaranga yabonye bayabonye ariko sha mu ruhengeri cyangwa uburyo bwo kogoshinganye iyi ni boroma ukabuya ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukazira iwanyu turakariza mbese ngo ni ndukuri